Mwaramutse uyu munsi ndababwira ku ndwara abantu benshi bakunda kutitaho kandi izahaza abantu benshi. Uyu munsi turavuga ku ndwara yitwa indwara ya grippe cyangwa se ibicurane. Ngira ngo muri iyi minsi abantu usibye ko n'ikindi gihe ariko muri iyi minsi bwo by'akarusho abantu benshi bakunda bamaze iminsi barwara amagrippe cyangwa se ibicurane mu kinyarwanda. Yego, iyi ndwara rero ya grippe sinzi impamvu grippe abantu ni indwara izahaza, ni indwara ikunda kugaruka, ni indwara noneho utapfa no kumenya uko uyirinda bitewe n'ukuntu yandura. Iyi ndwara ya grippe rero nayitekerejeho ko abantu benshi muri ino minsi bavuga ati turi kurwara grippe zidakira, turanywa imiti bikanga tukanywa indi, so niyo mpamvu itumye ntekereza kuvuga kuri iyi ndwara ya grippe. Hari uturwara tuvuga ngo ni uturwara duto kandi n'indwara urwara abantu ushobora kuyirwara ukajya mu buriri. Grippe ushobora kuyirwara ukajya mu buriri, yes. Ni ukuvuga ngo rero grippe cyangwa se ibicurane, iyi ndwara y'ibicurane irazahaza. Ikintu gitera indwara y'ibicurane rero ni virusi. Ni ukuvuga ngo ni indwara iterwa na virusi, kimwe nk'inkorora na anjine, ni indwara ziterwa na virusi ariko zikaba zigoye kuba umuntu yazirinda. Ni indwara zigoye kuba umuntu yazirinda, ntabwo byoroshye kuba wabasha kuzirinda zino ndwara kubera ko zandura gute? Ni ukuvuga ngo zandurira mu mwuka. Izi ndwara zandurira mu mwuka, zandurira mu myanya y'ubuhumekero, zikandurira mu mwuka. Yego, ni ukuvuga ngo air, ni ukuvuga ngo muri air ni ukuvuga ngo mu mwuka. Biragoye kuzirinda kuko virusi igenda mu mwuka gutya duhumeka. Ni ukuvuga ngo iyo virusi rero igenda mu mwuka ntabwo nakubwira ngo yirinde gutya, ntabwo nakubwira ngo yirinde gutya, ariko nanone tugomba kwirinda. Kwirinda murabizi biruta kwivuza, sibyo? Niyo mpamvu ikintu cyose tuba tugomba kugerageza kwirinda. Ni ukuvuga ngo hari igihe rero cyane cyane iyi grippe ushobora gusanga kugufatirana immunodepression cyangwa se ikagufatirana ufite imbaraga nkeya z'umubiri cyangwa se urwaye cyangwa se ugize ute, noneho ikagufatirana. Grippe rero ni ikintu kizahaza abantu benshi, nanjye ndimo, nanjye wenyirwe nako ni benshi. Grippe umuntu arayirwara akabura amahoro. Noroma twagombye kwirinda twambara udupfukamunwa ariko ntabwo byoroshye. Udupfukamunwa twazanywe na covid, kubw'amaherezo ngira ngo abantu benshi si bo barose tuvaho. Gusa grippe nayo uramutse ubasha kurinda imyanya yawe y'umuhumekero, ubasha kuyirinda ukayihora mu dupfukamunwa, ukarinda iyo virusi, kubera ko niyo ibitera kandi igenda mu mwuka, wayirinda. Ariko ntabwo byoroshye, tukirinda ibintu kunyura mu bintu bifite donc bihumanya ibintu, niho igenda mu mwuka uyu nguyu dusanzwe. So ibimenyetso bya grippe rero, abantu benshi bakunda kurwara grippe bakikanga ari malariya, bakunda kurwara grippe bakikanga ari malariya, ariko ntabwo ariko biri, ntabwo ariko bimeze, siko biri, barayitiranya. Ahubwo uko bimeze grippe igira ibimenyetso nk'ibya malariya. Ni ukuvuga ngo icya mbere urabanza ukaribwa umutwe, ukumva umutwe wamenetse, harimo abaribwamo hano, ukumva hano harakurya, ubundi ukumva wacitse intege, weakness, ukumva vertige, hanyuma ukumva mu mubiri hose harakurya. Ni ukuvuga ngo polyarthralgie cyangwa se mu ngingo hose hakakurya, hanyuma ukumva hari igihe ugira isesemi, ukabura apeti, hanyuma ukumva ntushaka kurya, noneho rero ukagera naho wumva ushaka kuryama. Yego, iyo ni grippe. Noneho twavuga tuti ibyo ni ibimenyetso bya grippe. Abantu benshi rero bakunda guhita bikanga ngo narwaye malariya, yagiye kwa muganga bamupima malariya ati ntayo babonye kandi afite grippe. Bagahita bakubaza bati ufite inkorora n'ibicurane? Ati agagrippe ndagafite, nari nyifite nayo. Ntiwigeze uyivuga kuko ntuyitekereza, numva ko yakurembya gutyo, kandi nayo ishaka kurembya ikagutera ibyo byose.
so rero mu buryo byo kwivuza neza ntitujye tugera kwa muganga tujye tuvuga ikintu cyose dufite, sibyo? Ujye mureka tuvuge ikintu cyose dufite, bizajya bidufasha kumenya uko batuvura, kuko hari igihe utegereza ugategereza ko muganga abanza wowe ukumva ugiye wumva ko ari malariya kandi muganga nawe akaba atayibonye, ukumva yuko ugasanga urimo uravuga ngo malariya bayibuze, mbese ukumva ko kuba batakubonyemo malariya ari ikibazo kandi ntayo ufite. Malariya uramutse uyifite baguha imiti pe, kuko malariya nta kindi kiyivura usibye umuti wa malariya. So rero ni ukuvuga ngo niba ufite gripe, niba ugiye kwa muganga wumva yego ufite ibimenyetso nk'ibya malariya, nababwiye ngo gripe inkorora bigira ibimenyetso nk'ibya malariya, ariko ukaba ufitemo n'iyo gripe, mubwira uti ndumva mfite ibi bimenyetso ariko mfitemo na gripe, kugira ngo abashe kumenya uko akuvura. Ukabona rero malariya yarayuze, ukabona ko ufite inkorora na gripe ati ndayifite, ahita avura gripe kuko nicyo kintu azi neza ko malariya igira ibimenyetso nk'ibya malariya. So rero tujye tumenya kwivuza kandi tujye tumenya kwirinda, nubwo bitoroshye aho ngaho ariko byashoboka. Hanyuma noneho ikindi, uburyo gripe ushaka kuyivura, hari imiti yo kwa muganga, the first of all. Ikindi, hari ukuntu ushaka kujya ufata ibintu bishyushye bizagufasha kwimanaginga, ni ukuvuga ngo ibintu bishyushye, icyayi. Ufite gripe ntabwo usabwa kunywa ibintu bikonje, ahubwo usabwa kunywa ibintu bishyushye. Yes, usabwa kunywa ibintu bishyushye, kubera ko ibintu bishyushye birafasha kugarura imbaraga, kwirinda kuba desidrate. Ni ukuvuga ngo kuba waba desidrate biragufasha kutaba desidrate. Hanyuma ikindi usabwa ni ukuruhuka bihagije. Uvuga ngo kuri gripe usabwa kunywa ibintu bishyushye, ukaruhuka bihagije, ubundi ugafata imiti, birashira rwose. Ufashe nka rupo y'umunsi umwe cyangwa bitewe n'uko umeze, hari ubwo gripe ukabasha kwisapotinga, hari n'utabishobora. So rero niba ubasha kubishapotinga sava, ariko niba utanabishobora, so rero nibwo buryo bwo gukira gripe bwonyine, ni ugufata imiti vuba kandi kwivuza hakiri kare. Ikindi gikurikira, gerageza gufata imiti neza kandi kare, gerageza kuruka bihagije, gerageza gufata ibintu bishyushye kandi bikonje, hanyuma bizagufasha kuba wakira gripe vuba byihuse kandi vuba. So rero nibaze ko mwabyumvishe, gripe ni indwara nk'izindi. Gripe ni indwara igira ibimenyetso nk'ibya malariya. Nujya kwa muganga ntibakubwire yuko ufite malariya, ntukajye wikanga ngo bayibuze, ntabwo iteka ariko ugomba kurwara malariya, kandi mbabwiye yuko gripe igira ibimenyetso nk'ibya malariya. So rero nibaze yuko hari icyo mukuyemo ku ndwara ya gripe. Ubu ngubu ijahaje abantu benshi. So nababwiye ko ibitera ni virus. Hanyuma ikindi, uko yandura ni mu mwuka, muri air, niho hantu honyine yandurira. Biragoye kwirinda, ariko ushaka kwirinda kujya ahantu hari ibintu bibi, ibintu byinjira mu myanya y'ubuhumekero. Yinjirira mu mwanya w'ubuhumekero, ni ukuvuga ngo mu mwuka ushaka kumva ari ahandi, ariko ni mu mwanya w'ubuhumekero, niho honyine inyura mu myanya y'ubuhumekero, niho yandurira. So rero gerageza niba uzi uburyo ikitera, ukamenya aho inyura, byanakorohera kumenya ko wayirinda. Twarikumira prevention ni ukwirinda kujya ahantu hari ibintu usabye biragoye, ariko nanone kuyivura nababwiye yuko ni ugufata imiti neza wandikiwe na muganga. Ikindi ni ukuryama ukaruhuka neza, ukanywa ibintu bishyushye, hanyuma ukanywa n'amazi menshi mu gihe uri kwipfuna cyane. Amazi menshi ni ingenzi. Amazi menshi, impamvu urumva iyo uri kwipfuna cyane uba uri gutakaza amazi, kuko ni mu mubiri uri gutakaza amazi. Ushobora kuba desidrate. Rero desidrate ni kubura amazi mu mubiri, ugasanga none ucitse intege, urarembye, uraryamye. Nako kenshi umuntu abipfuna usanga kenshi birangiye aba desidrate, ugasanga imbaraga zirakomeza kubura, nta yindi mpamvu ariko iyo unywa amazi, ukanywa ibintu byinshi, ugerageza kunywa ibintu byinshi bidakonje, biragufasha. So good day rero, next time nani kumwe na Benny Grace. Nibaze ko mumeze neza, kandi nibaze ko hari icyo mbabwiyeho. Ufite ikibazo nyandikira muri comment, ulakinge numva hari ikintu bigufashije, hanyuma nta subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yanjye, hanyuma tujye dukomezana mu buzima bwa buri munsi. Nangita Benny Grace, muganga Benny Grace. Hanyuma rero
uzajya ukuramo n'ibindi byinshi. Mu gihe utarakora subscribe rero ntabwo uzajya ubasha kubona video zanjye, ko ni video ntanga umuntu ashaka kumenya ubumenyi butandukanye ku bijyanye n'ubuvuzi kandi bitamugoye kugira ngo ujye wamubeshya. So courage rero, bye bye.